bavandimwe nkunda Yezu Kristu akuzwe. Ejo kuwa gatandatu twijihije umwamikazi mubyeyi Bikira Mariya wajyanywe mu ijuru n'umubiri we na roho ye. Gutekereza uwo mubyeyi wajyanywe mu ikuzo ry'umwana we bidutera akanyamuneza, kuko uwo mubyeyi tuzi neza yuko aduherekeza mu buzima bwacu, aduherekeza mu rugendo rwacu rwa gikristu, ariko cyane cyane aho rukomeye aba hari. Ibyo bidutera ubutwari, bigatuma tuninjira by'umwihariko mu rugendo rwacu kandi tukaruha agaciro. By'umwihariko twebwe Abanyarwanda twishimira yuko umubyeyi Bikira Mariya yadusuye ikibeho. Birababaje kuko uyu mwaka ntabwo abavandimwe, ntabwo abakristu katolika bazabasha gukora urugendo nyobokamana ikibeho kubera iki cyorezo, ariko twese duhurire muri iryo sengesho ryo gusaba Bikira Mariya kuri uyu munsi we wamweguriwe, kugira ngo dukomeze dutakambire iki cyorezo kive muri iyi si, hanyuma twese twongere tubone umwidegere. Umwamikazi rero Bikira Mariya wajyanywe mu ijuru ejo kuwa gatandatu, n'iki cyumweru cya 20 mu byumweru bisanzwe byose biri kumwe. Ni ibintu bijyana, kuko igihe cyose Bikira Mariya aba ari kumwe n'abakristu, cyane cyane anabayobora, anabaherekeza kugira ngo bagere ku mwana we, kandi ni nawe utwibutsa ko mu buzima bwacu bwa buri munsi dushobora kugira icyo twakwaka Yezu, kandi ko nta na rimwe yakwanga kudutega amatwi. Dukomeze urugendo rero kandi twishimye dufashijwe n'uwo mubyeyi. Mu ivanjiri uyu munsi Yesu yifashishije mutagatifu Matayo, aratwereka umugore w'agaciro, umugore w'umunyamahanga, umugore w'umupagani. Yamenye uko Yesu yakoraga, hanyuma agenda amusanga, ajya kumwinginga ngo amukirize umwana w'umukobwa wari urwaye. Ikintu cya mbere twigira muri iyi vanjiri ni ubutwari bw'uyu mugore. Uyu mama yavuye kure, aragenda ajya kwa Yezu avuga cyane kuko yari ababaye. Hanyuma ntabwo yagiye ngo ajye kuvuga amagambo menshi, ajye gutekereza byinshi, ahubwo yavuze isengesho rigufiya kandi ryiza ryageze ku mutima Yezu. Nyagasani mfasha, Nyagasani mfasha. Yezu rero ntabwo ahise amwumva ako kanya, ahubwo yagerageje kureba niba koko ukwemera kwe kwari gufashe. Hanyuma aragenda akomeza amushyira mu bigeragezo kugira ngo arebe ko nimba koko uko kwemera kwe gufite ishingiro. Ariko uwo mumama ntabwo yigeze atukwemera, ntabwo yigeze acika intege, ahubwo yarakomeje aragenda, arakomeza arahatiriza cyane, amubwira ati mfasha. Ahubwo abigishwa ba Yezu nibo babonye ko bikomeye, bumva amatwi agiye gusandara, baramubwira Yezu bati rwose mufashe kuko urusaku rwe rwaturambiye. Natwe rero bavandimwe, twige kuvuga isengesho ritoya, nibyo twigira, nicyo cya kabiri twigira muri iyi vanjiri. Niba ngombwa dusakurize Yezu, tugende tumuhe ibiri ku mutima wacu byose, nta kintu twishisha, kuko we yiteguye kudufasha, kandi kuko yiteguye kudufasha, ukwemera kwacu nako kuzabyungukiramo, kuko Yezu azareba uko twagenze, azareba uko twitwaye, azareba uko twakiriye ibyo atubwira, hanyuma yumva isengesho ryacu, aduha icyo tumusaba. Kandi kenshi na kenshi ibyo Yezu akora mu buzima bwacu ni ibitangaza. Muvandimwe rero, emerera Yezu akora ibitangaza muri wowe, akora ibitangaza byo guhindura ubuzima bwawe, akora ibitangaza byo gukiza abo umwereka bose bafite ibibazo,
kuri iki cyumweru twashaka kwibuka by'umwihariko ababyeyi bose bakora ibishoboka byose kugira ngo bafashe abana babo, abana bafite ibibazo by'uburwayi, abana bafite ibibazo by'amashuri, abana bafite ibibazo bitandukanye, ariko bagakomeza bagakora ibishoboka byose kugira ngo bafashe kandi bakabigeraho. Kandi abo babyeyi bagakora ibyo byose atari uko ari abantu bafite ubushobozi bw'akataraboneka, ahubwo kubera ko bumvise yuko Yezu afite agaciro, ashobora kugira icyo abafasha mu burere, mu buzima bw'abana babo. Ntabwo Yezu ajya yanga kudutega amatwi, ntabwo tumubwira hanyuma ngo afate amatwi ayavuniremo ibiti, ahubwo aratwumva. Nimba wumva yuko Yezu yaba yaricecekeye ntakumve, ikubita agashyi, ukomeze isengesho ryawe, ukomeze nibiba ngombwa unasakuze, hanyuma umubwire akakuri ku mutima, azakumva kandi azakora ibikomeye mu buzima bwawe bwose. Nk'uko rero bisanzwe, mugende mushake Bibiliya zanyu aho muzibika, mushake ivanjiri uyu munsi uko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 15 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku 28. Ushobora byose ndabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza mwese.